Mirenga, umucuruzi ukomeye cyane uzwi mu karere hose. Ese byagenze bite? Ese hari uzi inkuru ye uhereye kera naho yakuye imari ye yose? Ese ubundi buriya? Aya ni amagambo numvanye abacuruzi bo kuntenya ubwo nari ndi kugerageza nanjye kugurisha bimwe mu bintu ababyeyi banjye bari bansigiye mbere yuko bitaba Imana. Nakomeje gukurikirana ibiganiro byabo, maze nza kumva babaganya ko bo bacuruza nyuma y'uko ibya Mirenga birangiye. Natangajwe cyane kurushaho no kumva yuko hari abaguzi bamwe badashobora kuza mu isoko igihe bumvise ko ryaremye Mirenga adahari. Kuko icyifuzo cyanjye cyari kuba umucuruzi ukomeye atari iwacu gusa, ahubwo nkanamenyekana ku isi yose. Byatumye nshaka Mirenga uko nshoboye kose, hanyuma mubwira ko nemeye kujya muragirira amatungo naho atampemba, ariko gusa nkagira ayo mahirwe yo kwitwa umukozi we. Icyo nashakaga ubwo mwamaze kucyumva. Nageze iwe ntungurwa nuko burya adakorera ubucuruzi ku ntenya gusa, ahubwo yambutse imbibi akaba atumiza akanohereza ibicuruzwa mu mahanga ya kure akoresheje amato ku cyambu cya Salem. Ubwo nahise mbona ko namaze kubona icyitegererezo cy'ubuzima, kuko yari ameze neza nk'uko nanjye nifuzaga kumera. Iminsi yose namaze nkorera Mirenga, nifuzaga cyane kuzazamurwa mu ntera nkava mu matungo, hanyuma najye nkahinduka umwe mu bamufasha gucuruza imari ye. Namwe murabyumva, iyo ufite intego ushaka n'uburyo uzayigeraho. Kuri njye kuyigeraho nta kundi kutari gukorera databuja nk'uyikorera, mbese ndi indakemwa mu byo nkora byose, hanyuma nkagerageza kubaka umubano wihariye nawe. Nubwo byari bigoye, ariko umunsi umwe databuja yari waruhutse, mbona afite akanyamuneza, maze nanjye ndamwegera ntangira kuganira nawe. Twaganiriye byinshi ntari busubiremo muri iyi ncamake, ariko amaherezo nza kugera ku cyo nifuzaga, aricyo kumusaba kumpa amahirwe nanjye nkaba mu bamugurishirizaga imari, kandi mubwira yuko icyifuzo nyamukuru ari ukuba umucuruzi ukomeye, ndetse nkanarushaho ku byo yari yaragezeho. Nkimara kuvuga iryo jambo arambaza ati, ni byiza ko ushaka kuba umucuruzi ukomeye, kandi koko bizakuzanira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro, kuko ari wo murimo wonyine ku isi ushobora kuzanira umuntu ubutunzi butavugwa. Ariko se numara kubona ibyo byose, amaherezo azaba yahe? Uzabikoresha iki? Ntatinze nahise mubwira ko nifuza kumera nkawe, ko nifuza kuba umukire no kugira imari nyinshi, hanyuma ibisigaye nkabeshaho neza abo tuva inda imwe, hanyuma nkafasha n'abakene. Yamaze kumva ayo magambo, hanyuma azunguza umutwe, maze aravuga ati, mwana wanjye, ubutunzi si bwo bukwiriye kuba intego nyamukuru mu buzima bwawe, kuko ubutunzi nyakuri si ubwo mu ikofi, ahubwo ni ubwo ku mutima. Ati, abantu koko babona yuko ndi umukire, ariko mu by'ukuri itandukaniro riri hagati yanjye n'umuntu usaba ku muhanda ni rimwe gusa. Usaba aba atekereza ku ifunguro rye ry'ejo, naho njye mba ntekereza ku ifunguro rya nyuma ry'ubuzima bwanjye. Oya mwana wanjye, ntugakorere kugira ngo ube umukire gusa, ahubwo ujye ukorera umunezero, amahoro, gukunda no gukundwa. Icyangombwa cyane, uharanire kuba ufite umutuzo wo mu mutima. Yarangije ambwira ko hari ijambo nkwiriye kuzajya mvuga nkanibwira mu mutima igihe cyose mbonye ko ngiye kunanirwa, kuko kuba umucuruzi ku rwego nifuzaga ari akazi katoroshye, gasaba kubyuka abandi bakiryamye, gukora abandi baruhutse, kunyagirwa abandi bugamye. Ikiruta ibindi ambwira ko nta kibabaza umucuruzi nk'igihe aba amaze amezi mu gasozi, hanyuma akabonera kure mu idirishya umuryango uri gusangira ifunguro rya nimugoroba unezerewe. Yansezeranije ko azampa imizingo 10 iriho amabanga atera abacuruzi gukomera no kungukira mu mwuga wabo, ari uko yabonye ko ubuzima bwanjye buhamanya n'iri jambo, kandi ansaba kujya mpora ndisubiramo buri munsi. Failure will never overcome me if my determination to succeed is strong enough. Muri make,
bishatse kuvuga ko ntazigera ntsindwa igihe cyose mfite umwete uhagije wo gutsinda cyangwa se kugera ku ntego zanjye. Yambwiye ko buri mucuruzi wese wifuza kumera nka we, iri jambo rikwiriye kuba ubuzima. Abacuruzi barabyumva. Ndifuza kurangiza mvuga ko iyo mizingo yayimpaye kandi akaba ariyo yamfashije kugera ku byo ngezeho uyu munsi. Ndabasomera imizingo 3 ya mbere kandi ndabasomera ijambo nyamukuru muri buri muzingo. Ibindi ni ngombwa ko namwe mwisomera. Wenda tuzabivugaho ku rubuga rwacu. Umuzingo wa mbere. Uyu munsi ntangiye ubuzima bushya. Ngiye kuba umucakara w'ingeso nziza. Impinduka igaragara. Umuzingo wa kabiri. Buri mu gitondo ndatangirana uyu munsi urukundo mu mutima. Niryo banga rikomeye ryo gutsinda icyo ari cyo cyose. Umuzingo wa gatatu. Nzakomeza kugeza nsinze. Gutsindwa uyu munsi bivuze ko gutsinda ejo bishoboka. Umuzingo wacu. Ntubyihererane, bisangize nawe. Murakoze.